bavandimwe bene data turimo tuganira ijambo ry'Imana turakomerejeho tugeze ku gice gira kabiri mu gihe cy'imperuka twasanzemo kububaha Imana isezerano babifitemo. Rero tugeze mu mwanya wo kumenya igihe cy'imperuka ku batubaha Imana. Igihe cy'imperuka ku batubaha Imana niki kiri mwibo muri iki gihe. Uko twakomeje dusome ijambo ry'Imana nagira ngo dusome n'ibya bike tukomezaho ariko ndongeraho ijambo rito hano mu gitabo cya Yesaya. Dore umunsi w'Uwiteka uraje uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindure igihugu imyirare, urimbure abanyabyaha bo muri cyo bashireho. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo bizaka, izuba n'umwijima rikirasa, izuba rizishima rikirasa, n'ukwezi tikuzava umwezi wako. Nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nzabamaraho ubwibone bw'abibona n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Amen. Aya niryo naringiye kongeraho kuri ibi bihe twari turimo tubwiriza cyangwa tukangurira abantu kugira ngo bamenye ko turi mu bihe by'imperuka. Igihe cy'imperuka ku batubaha Imana bagifitemo isezerano, nabo isezerano bafite mu gihe cy'imperuka Bibiliya ibyita ibihe birushya. Isezerano ry'abatumvira Imana mu gihe cy'imperuka bafite kuruha, bafitemo ibihe birushya, bazaruha cyane. Icya kabiri Bibiliya ibyita ibiza by'isi. Ibiza by'isi bizofata abatubaha Imana, abadakunda Imana, abatarakijijwe, nabo bafitemo amasezerano. Bibiliya ikongera ikita ibi bihe cyangwa ibihe by'imperuka ku batumvira Imana bafitemo isezerano ry'umunsi w'Uwiteka. Umunsi w'Uwiteka niho twari dusomye hano muri Yesaya yabivuze, aravuga ngo umunsi w'Uwiteka, na Yoheli yarabivuze, umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba, umunsi w'Uwiteka uraje. Umunsi w'Uwiteka ni urubanza, ni uguhanwa. Hanwa bande? Abanyabyaha. Abanyabyaha ni bande? Abanyabyaha ni abangaba dusoma muri iki gice cya gatatu. Babakije bari mu bihe by'imperuka. Mu bihe by'imperuka hazabaho abanyabyaha, kandi abo banyabyaha bazahanwa n'iryo sezerano bafite. Bafite isezerano ryo kuzahanwa n'umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana, uburakari bw'Imana buzabazaho. Bibiliya yavuze ngo bazahinduka, Imana izabarimbura, ibarimbure, ibamareho. Abanyabyaha baveho, bamarweho, batandukane n'abakiranutsi. Yavuga ngo inyenyeri umuco wabo uzishima, nta nyenyeri zo mu ijuru zizabamurikira. Mu by'ukuri isi nimara kuvamo abakiranutsi, isi uburyohe bwabo buzaba bushize. Abanyabyaha ntibazarya, ntibazanywa, nta muco, bazaba bari mu mwijima w'iteka, bazaba bari mu kaga. Abanyabyaha bafite isezerano ryo kuba mu kaga. Umunsi w'Uwiteka uzobatwika, nta mahoro bazaba bafite, nta muco. Bibiliya yavuze ngo nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi. Imana izahana ihora abanyabyaha ibyo bakoze. Muri iki gitabo Timoteyo, Paulo azandikira Timoteyo urwandiko rwe rwa kabiri, arababwira ngo bazaba bari mu bihe birushya. Ibihe birushya, ibihe bigoye ngibi ku banyabyaha. Icya mbere ngo bazaba bikunda. Ibyo ni ibihe bibi birushya. Ibi bihe nimubibona muzomenye nibigera kuri mwe abapagani, abatubaha Imana,
umenye ko muri mu bihe by'imperuka murimo mwegereza guhanwa murimo mwegerezwa kuzacirwaho iteka kuko ibihe birushya ni ukwikunda ibihe birushya bibamo kwikunda umuntu azayikubira umuntu azayirebaho ntazareba undi umuntu azaba umwimanyi umuntu azaba umuntu utari mu rukundo nta rukundo ruba rurimo kubera uburyo wikunda icya kabiri ni ugukunda impiya bakunda ifaranga cyane ibyo ni ibihe birushya ibyo ni ibihe bigoye ibyo ni ibiza by'isi icyo gihe bizaza kuba pagani bizaza kuba tubaha Imana bizaza kuba tarakejije iyo ni isezerano bafite ibyo bihe bizabazaho arongera aravuga ngo ni ibihe byabo byo kwirarira bazaba birarira abo ngabo bazazwaho n'ibihe byo kwirarira ibihe byo kwirarira nibikugeraho uzomenye ko uri mu bihe birushya uzomenye ko uri mu bihe mu biza by'isi uzomenye ko uri mu munsi w'Uwiteka uri mu burakari uri mu mbone z'uburakari bw'Imana uri mu maboko usumiwe n'amaboko y'Imana akomeye utazagira ikizagukiza ikindi yavuze aravuga ngo icyo gihe uzosanga abantu bibona ibihe birushya bibamo ubwibone bibamo abantu kwibona ku bandi kwibona ku by'ubugingo kwifata uko utariko guhindura undi muntu ubusa kudaha agaciro icyaremwe abantu baremwe n'Imana kudaha agaciro ikintu uzosanga yibona agasuzugura icyo ataremye icyo atabumbye icyo atashizeho icyo atabeshejeho kubera ubwibone bwo kutamenya Imana ikindi aravuga ngo bazabaho ari abantu batukana bazagwirwamo n'ibitutsi byinshi umuntu ari mu kuvuga yagira ngo avuge undi akaba aramututse ibi ni ibihe birushya biri kuba pagani kuba tubaha Imana ni isezerano bafite mu minsi ya nyuma ikindi aravuga ngo batumvira ababyeyi babo mu by'ukuri dufite abana batumvira hariho abana benshi batumvira ababyeyi hariho abana mu mubiri batakitumvira ababyeyi umubyeyi yagira ngo amubwire ntiyumve ubu ngubu mu bihugu biteye imbere nka Amerika ubu hariho umwana afungisha ababyeyi be akirukanisha ababyeyi be akoresheje leta irabyemera abisi barabyemera umwana yavuga bakumva ko avuze ukuri umwana wacyashwe na se cyangwa se n'ababyeyi be ibihe birushya icyo ni igihe cyo kwegera twatwegera umunsi w'Uwiteka abanyabyaha bazahanwa bazabwirwaho n'urubanza umujinya w'Uwiteka uzoba ariho icyo gihe nimubona abana batakiri ko bumvira ababyeyi abana batabumvira ababyeyi yemwe bana nagira ngo mbabwire igihe kirusha kikwereka ko utubaha Imana utari mu murongo w'abubaha Imana n'igihe utumvira ababyeyi bo mu mwuka ababyeyi b'umubiri ababyeyi b'igihugu abategetsi igihe abantu baba binjiye mu biterabwoba batera leta abandi bakagwanya abapastori mu matorero bataba bakicumva ntaguhana ntagutesha bagira ngo bamuhane akagwana akumva tumva tiyemere guhanika tiyumve ko yo kumva ihano ry'ababyeyi ico gihe ni gihe cy'imberuka kiri ku bantu batubaha Imana ngo muzabasangana kutubaha muzukuri hariho abakristo batuka abapastori babo batuka abayobozi babo babana babagambanira bababeshyera abo barahari ni ukutubaha ababyeyi babo icyo gihe umenye ko ari igihe cy'imberuka kandi abo ni abatubaha Imana icyo bamenya gusa bamenye ko bari mu isezerano ryo kuzosumirwa n'amaboko y'Imana bariho umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba Imana izabahana ibaziza ibibi byabo bakoze aravuga ngo muri abo kandi hazaba harimo indashima nta gushima Imana ntacyo banyurwa nta cyiza baza bishimira ngo bashime Imana uwo bagirira neza uwo bagirira nabi zose ni bimwe tibaza bashima Imana abo bantu ntibashima Imana icyo Imana bibakorera tibazi gushima tibagira amashimwe muri bo bahoraho gusa batanyurwa ariko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu afite umutima unyuzwe abaguwe neza abana b'Imana bagira umutima unyuzwe baranyuzwe na Kristo bumva bahagijwe na Kristo bumva bahagijwe na Yesu bamenye ahajije imitima yabo n'ubugingo bwabo ariko bene abo batubaha Imana tibaza banyurwa tibaza bahazwa takibahaza kibaho ni inda zitobotse ni imifuka itobotse ni imitima yamenetse niko Bibiliya izibita arongera aravuga ngo
batarabera, n'abantu batezwa batazabezwa, ntibazabahanika, ntibohanwa, ntibobatukosora, ntibazabezwa, ntibazabihana. Abo bantu batihana kuko umukristo wese uri mu buryo bw'Imana arezwa ku munsi ku munsi, ariko aba ngo ntibazabezwa, ntibazabihana, ntibazabemera guca bugufi imbere y'Imana. Arongera aravuga ngo abo basaba kandi ngo badakunda abantu. Uzubasanga badakunda abantu. Ubu dufite abantu bari mu kwicana, umuntu akica ababyeyi be, abarozi, umuntu agafata uburozi akaza yica abavandimwe be, akaza yica bene wabo, undi agafata impundu akica bene wabo. Abo ngo bazaba badakunda abantu. Uzobasanga n'urukundo ruke cyane rwo gukunda umuryango, ntibakunda abana babo, ntibakunda bene wabo. Ugasanga iminjyana yarabaye. Ikindi gihe cy'imperuka abavandimwe kirimo imiryango myinshi, abavukana batagisangira, abavukana batakibana, abavukana batakivugana, abana batakivugana n'ababyeyi, abavukanye batakivugana ubwabo. Kubera iki? Kubera ko batabaha Imana. Urukundo tibakunda abantu. Urukundo ruzaba ruke cyane mu gihe cy'imperuka ku batubaha Imana. Ikindi aravuga ngo ntibuzura, ntibazi kuzura n'abandi, ntibazi kubana. Si abantu babana n'abandi, agera muri prote ugasanga ntiyuzura n'Imana, ntiyuzura n'abandi, ntazi kubana n'abandi neza. N'umuntu w'amahane, n'uteranya abavandimwe, n'ushika ahageze hose ni amahane, ahageze hose ni imvururu, ahageze hose ni intambara. Ntazi kubana, ntiyuzura n'abandi, ntiyuzura n'Imana, ntabana n'Imana. Arongera aravuga ngo muri ico gihe aba bazaba bari mu bihe birushya, bazaba babeshera abandi, bari mu kubeshya cyane. Ejo narahantu hariya kwa Chifu sanga baratubesheye ibirego byinshi cyane. Dufite ngo abitwa ngo n'abayobozi. Cyo kintu rwose ndagira ngo nkivuge kubera ko ngisanze mu ijambo ry'Imana. Dufite abitwa ngo n'abayobozi bacu, akaba aribo baje kuturega, kutubeshera. Kandi ndashima Imana, abo babwiye n'abantu bazima kandi barimo abakristo, barabahinyuye, babona nabo ko ababashikiriwe n'igihe cy'imperuka. Aba batubaha Imana bari mu gihe cy'imperuka, barezi kanisa narabirega ngo tuza twubaha amategeko ya corona cyangwa se amategeko ya leta ahesha abantu uburyo bwo kwirinda corona, kwambara maske na distance, abantu uburyo bicara. Baje kuturega ngo tuza tubikora. Byarandangaje cyane ico kintu, kirandangaza kugira ngo bafate bica abantu, babeshera abantu bababeshere, batuyano bababona udufuka mu buri gihe, ariko baje kubabeshera kugira ngo babafashe, babafunge cyangwa babagirire nabi. Barongera barabeshya ngo ngewe ngo nzankoresha ndagumura abantu, ngatoresha abantu amatora ngo babange tushiraho ubundi buyobozi. Ibintu narigera na bukeya kandi ndazanatekereza na buke. Hari ikintu ndokwifuza na bukeya, ibisi byifuzwa na buke. Ubutegetsi bwo mu isi sinobwifuza na bukeya, ndibugira n'agapurusa n'akamwe mu mutima wanjye. Cyo kintu nagisanze aho bandeze batubeshera, icyo ni ibihe by'imperuka byo kubesha. Barabesha ngo tuba dukora ikiriyo ngo amahinga abiri, tuba twanamira umuntu wapfuye muri Kongo amahinga abiri. Byo byabaye hano, barabikoze hano mu iki twari kwa Chifu, twari turi kumwe n'abandi bagabo, twari abagabo 7 baza babwira ayo makuru. Cyo kintu rero ni gihe cy'imperuka cyo kubesherana. Baratubeshera ngo twanamira abantu amahinga abiri. Tibirimo rwose ni kinyoma gisa, ariko ni birusha, biri kubapagani bararushe kubera kuruha, kubera kuba mu bihe birusha, kubera ko ibiza by'isi bibafata, bakagenda babeshera abandi, baratubeshera muri ubwo buryo bwinshi bagiye babesha. Ariko hari Imana ngo dusenga iminsi yose ngo ntituzadukora. Cyo cyari ikinyoma gikomeye. Hano mu ikanisi wacu n'abakoza benshi barakora, rero ni twese turakora,
ntawe udakora, ariko baravuze ngo turasenga iminsi yose ngo tidukore. Ariko Imana ishimwe, waza utubwira chief yaratubwiye ngo ni gute mwebwe mwobaho mutaza mukora cyangwa gusenga. Bibiliya ntiyemera ngo musenge ubudasiba, Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Ariko iyo bagiye kubiturega ngo dusenga iminsi yose, tubishoboye yaba twari tubishoboye ngo dusenge iminsi yose. Bibiliya iravuga ngo musenge ubudahumeka. Ico naco ni ibihe byo kubeshyana, narimvuze uburyo abantu babeshyera abandi. Ikindi, ibi bihe bizagera ku bapagani, ku batubaha Imana, ngo bazaba batirinda. Ni abantu batazi kwirinda, ni abantu barenkipa, ni abantu batagira igarurizo, ni abantu barangaye, ni abantu basamye, ni abantu baraye badafite kwirinda na bukeya, tibagira kwirinda muri bo. Ariko abakristo buzuye umwuka wera w'Imana bagira impano yo kwirinda. Umwuka wera w'Imana uzubaheza uburyo bwo kwirinda. Ariko abapagani bafite bari mu bihe birusha tibirinda. Ikindi ngo bagira urugomo, bazabaja hamwe bakagira urugomo bose ngo ntiyagira uwogarura uwundi. Bagira urugomo rwo gukora nabi rw'imigambi mibi. Ubu hariho urugomo rwinshi, hari inama nyinshi zitari zo gukiza. Abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, abariho batuzuye Imana, batubaha Imana, ugasanga bicaye bakoze inama itarimo gukiza na buke, itarimo kwamamaza ubwami bw'Imana, itarimo ijambo ry'Imana. Ubu dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'inama nziza zabayeho. Ndabasaba abavandimwe abari mu mwuka wera w'Imana muri iki gihe, dukora inama zimwe z'intumwa bashaka gukora inama i Yerusalemu kwa Yakobo, kuri Revera Yakobo. Bakoraga inama batekereza uburyo ubutumwa bwiza bwo kwirisi, batekereza imbogamizi z'ubutumwa bwiza, ariko ntibigeze bakora inama zo gutekereza kugambanira abandi no kurwanya abandi. Ariko muri iki gihe hariho inama zo kurwanya abandi, zo kwica, zo kwangiriza, zo kumugaza, zo gusebanya, zo guhamba abandi. Ariko abakristo b'Imana bagira inama nziza. Ariko ngo abayo ngo baba bari mu rugomo, baterana kubw'inama mbi gusa, bagira ibyicaro bibi. Arongera aravuga ngo muzabasanga kandi ngo badakunda ibyiza. Ni abantu bataza bishimira ibyiza, badakunda ibyiza. Mu mitima yabo iteka ryose bagambirira ibibi, n'ibyo bakora byose bakora ibibi. Ntibaza bakunda ibyiza, ntibakunda icyiza barakigwanya. Ibyo byandangaje. Dufite ikanisa, ko turubaka ikanisa, ko turashaka amahoro, ko turashaka Yesu, ariko iyo bakavuga ngo risenyuke, ngo barisenye, ntibakunda ibyiza, ntibashigikira ibyiza. Uzamutse ubashe gufungura ibyiza barabigwanya, barabisenya. Icyo ni igihe cy'imperuka ku bapagani batubaha Imana. Ngo tibakunda ibyiza mu buzima bwabo, tibakunda amahoro, tibakunda iby'abandi ko bitera imbere, tibaza bumva ko umugenzi wabo yoguga neza. Iteka yose bakunda ibibi, ngo ntibakunda ibyiza. Arongera aravuga ngo basa bagenda bagambana. Urugambo rwarabise rwo kuvuga abandi bantu. Mu kanwa kabo habamwe abantu gusa gucirana imanza, gusuzugura, gucokora, gukobana, ngo nibyo byuzuye muri bo. Ariko abubaha Imana tibaba muri ibyo byicaro, Aba rero bari mu bihe birusha biri kuba pagani, biri kuba Kristo. Arongera aravuga ngo basaba ari ibyigenge. Ibyigenge n'abantu badategekwa, n'abantu batumvira, tibubaha, tibazabumvira. Umuntu wese tibazamushira mu kigero cye. Kigenge ni kintu kibeshejeho gusa, ariko yumva ko atabeshejweho n'Imana, ntiyubaha. Ni umuntu utagira kubaha muri we. Dugwijije abantu benshi batubaha ibyigenge, byikakaza, ibyomanzi, batuye muri ubwo buryo, batuye muri ubwo buzima, batagira icyo batinya, batagira n'icyo bubaha. Ibyo bihe bizagera ku bapagani, ku bantu batubaha Imana, baba mu bihe byigenge.
arongera aravuga Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ibyo bihe birushya bizagera ku bapagani ngo bazaba kandi ngo bikakaza. Abantu bikakaza, bigira ibitangaza, bigira ko baruta abantu, bikakaza bishyira hejuru. Ariko Bibiliya iravuga ngo bene abo Imana izibamanura, ngo niyo bokwarika bagashyira ibyare byabo mu nyenyeri, Bibiliya iravuga ngo izabamanura aho hose ukuboko k'Uwiteka kuza kubahasingirira. Abo ngabo ni abantu batubaha Imana, bazabwirwaho n'ibi bihe bibaheshe kwikakaza. Ikindi arongera aravuga ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bazabishimira iby'ubu buzima bakishimira iby'uyu mubiri ngo kuruta kwishimira iby'Imana. Paulo yaravuze avuga ngo mwoye gutinya ibyica umubiri, ngo mutinye ibyica umubiri n'umutima, ubugingo. Mwoye gutinya iby'uyu mubiri. Uyu mubiri ni uw'igihe gito, dufashe igihe mu ntambara, ariko hari iby'umutima tugomba kurinda. Salomo arabyandika aravuga ngo murinde imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bukomoka. Bene abo ngo ibo ntibaza bareba iby'ubugingo, ntibaza bita ku by'Imana. Iby'Imana ntibaza abajyari, ntibabitekereza, ntibaza babyumva. Byo ni ibihe birushya biri kubapagana, ntibakunda iby'Imana, ngo barikunda, bagakunda ibibanezeza, bakunda ibinezeza umubiri wabo, bakunda ibinezeza inda, Imana yabo ni inda, n'ibyo babamo. Ariko gukunda Imana tikubabamo, bagira udufete, bakaorganiza ama-eventi yo kunezeza imibiri yabo, yo kunezeza ubuzima bwabo, yo kwinezeza. Ariko ngo kunezeza Imana ngo ntibagutekereze, kuko abanezeza Imana bose ni abubaha Imana, ni abakorera Imana, ni ababasha kubakira Imana. Abo nibo banezeza Imana. Rero abo tuzabasanga muri ibi bihe birushya, kubera ko batabashe kubaha Imana, batabashe gukizwa. Ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko ngo bahakana imbaraga zabo. Abo bantu tubasanga mu ikanisa, abagira ishusho yo kwera baba mu ikanisa, baba mu buyobozi bw'ikanisa, mu iyobokamana, ariko n'imbuto zabo, ibikorwa byabo bihakana Imana ya Israheli. Babajije Yesu ngo ese tuzabamenyera kuki? Yesu arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abakirisitu bagaragarira ku mbuto. Abizera, kwizera si ukwizera k'ubusa, kwizera kugaragarizwa imirimo. Kugaragarizwa imirimo ni yuko Yakobo yavuze, avuga kwizera kutagira imirimo ko kuba gupfuye. Muringa kujya ku mubiri utari mu mwuka, ubupfuye abari indumbi. Kwizera rero ko kwizera Imana ni imirimo myiza. Aravuga ngo bene abo muzobasanga bafite iyo shusho, biyita ko ari abakristo, bafite za Bibiliya, bafite n'amaverse biblique, baba mu ikanisa, ndawuzo kibatunga urutoki, ubu nyine babahinga kurya kubushe, ni nk'abantu bahiye, ni gutonekara, ni ukumukoraho akaba aratonekaye, wamukoraho akaba aratonekaye. Ariko bene abo aravuga ngo nabo ngo muzabasangana ishusho muri ibi bihe birushya, muri ibi bihe by'imperuka. Bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko baguhakanisha imbaraga zako, baguhakanisha imirimo bakora, imbaraga zako. Imbaraga ni umwuka wera, ntibazaba ariko bera imbuto z'umwuka wera. Bazaba bafite imbuto za kamere ziragaragara, zo basanga mu busambanyi, zo basanga mu burozi, zo basanga mu bwicanyi, zo basanga mu biganiro bibi, uzo basanga mu gusebanya, uzo basanga mu byaha byose. Ugiye mu mbuto zabo, imbuto zabo ni ibyaha, ariko inyuma babashe kugira ishusho yo kwera. Abo nabo bari mu bihe birusha. Ariko abwira Timoteyo Paulo, aramubwira ngo bene abo uje ubatera umugongo. Mana ishimwe, ndashaka kubwira abavandimwe, abakristo bahagurutse muri ibi bihe, babasha kumenya bino bihe. Ndagira ngo mbabwire ngo mumenye abo mubatera umugongo, mumenye abo timuse nabo, mumenye abo timusangire, mumenye abo timukore nk'ibyaha, mumenye abo bararushe, bari mu bihe birushe, ariko abari muri Kristo Yesu bafitemo amahoro, kandi ngo ntakizayabakuramo. Bavandimwe bene data, turi mu bihe bigoye, ibihe biruhishe by'igihe cy'imperuka. Kubapagani, kubemera Imana baguwe neza,
bari mu mugisha. Ni ndangiza nagira ngo mbwire aba bakiri mu banumva batarabasha kwakira umwuka wera wasezeranijwe abana b'Imana mu gihe cy'imperuka, wo guhanura no kwerekwa no kurota. Abatarimo babwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ukuri burimo kuvuka kwa Yesu, burimo gupfa no kuzuka kwa Yesu, no kubohoka cyangwa se gukira indwara, kubohora abantu no kugaruka k'umwami Yesu. Nagira ngo mbabwire abantu badafite ishurirwa iyerekwa ab'Imana itarimo batarahamagagwa no abari muri twe b'abasaza bakambwe batarimo barota. Nagira ngo mbabwire bavandimwe bene data, cyakagire abazabayobya mumenye bino bihe turi mu bihe by'imperuka, ibihe bya nyuma. Umuntu wese akwiye kwita ku iherezo rye, umuntu wese akwiye kwita ku iherezo rye. Hayigwa bita ku iherezo, hayigwa kusa, hayigwa iherezo kuruta gutangira. Iherezo niryo riri mu ikamba, iherezo niryo riri mu butsinzi, iherezo niryo riri mu byose. Hayigwa abumva ayiri jambo, hayigwa abafite amatwi yo kumva, hayigwa banesha. Turi mu gihe cyo kunesha, turi mu gihe cy'imidari, turi mu gihe cya nyuma. Bavandimwe ndashaka kubabwira ngo njyagira ubayobya, niko Yohana yanditse avuga hejuru abana b'Imana n'abana ba Satani baragaragara babaho. Usomye ubutumwa bwiza cyangwa se urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 3 uzohasanga abana b'Imana n'abana ba Satani. Arandika umurongo wa 7 aravuga ngo bana bato cyakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi kuko uwo ari wo mukiranutsi. Ukora ibyaha wa Satani kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi. Icyo nshaka kuvuga aha ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ndabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Ababyawe n'Imana tibakora ibyaha. Ibi byose tuvuye gusoma Paulo yabashije gutondagura abibwira Timoteyo tibabibamo. Ukiranuka wese niwe mukiranutsi, tibabayobye ngo ukiranirwa agume yite umukiranutsi ngo mugire nguriwe, cyangwa ngo bakwite umukiranutsi udakiranuka ngo ugire ngo wabayewe. Tibabayobye, tibakababeshe, tibakagushuke, kuko ukiranuka wese niwe mukiranutsi. Ukora ibyaha nuwa Satani, nuwase Satani, arasa na Satani. Ariko ukiranuka wese nuw'Imana. Abasaba ko mbwiriza, mwigisha, kangurira abavandimwe bene data banumva turi mu bihe by'imperuka. Bihe by'imperuka kubakiranirwa, kubatubaha Imana ni ibihe birusha, ni ibihe by'urubanza. Uve mu rubanza, uve mu mushinya w'Imana, nugukizwa, nukwemera kwatura, nukwemera kuva mu bibi, nukwemera kuva muri izo ngeso mbi, nukwemera kuva muri ibyo byose. Ureke gusa na Satani, uve mu kuba umwana wa Satani, ube umwana w'Imana. Bavandimwe bene data, ndangije mbabwira, mbasaba kugira ngo mubashe kumenya ibi bihe turimo. Turi mu bihe bya nyuma. Urebe izo ukora, suzuma umwuka uri kugukoresha, suzuma imirimo urimo ukoreramo, kuko umukiranutsi wese, umukristo wese, umwigishwa wa Yesu uri mu isi wese azabazwa ibyo yakoze, azakurikiranwa n'imirimo ye. Imirimo yawe ni iyihe muvandimwe? Imirimo yawe ni iyihe muri iki gihe? Menya ko iyi si uzayivamo, uzobazwa ibyo wakoze, kandi ibyo wakoze bikwereka n'uri we, bikwereka so. Wowe uzi so mu byo ukora, bikwereka so, bikwereka kuri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani. Muri ibi bihe rero za mwisho z'iki gihe cya nyuma cy'imperuka, ndasaba ngo twuzure umwuka wera. Ndasaba ko twova mu mushinya w'Imana, mu guhanwa n'Imana, twova mu bitwica, twova mu rupfu tukaja mu bugingo, twova muri Adamu wa mbere tukaja muri Adamu wa kabiri, twova muri kamere
tukabasha mu mwuka. Abavandimwe bene data, ibihe biturimo ibihe by'imperuka. Hari ibihe birushya, hari ibihe abantu barimo bibarohiye. Ndasaba kugira ngo ubashe kumenya Imana, kugira ngo uruhuke umutima. Kandi cyo turuhukira uburuhukiro bwacu ni Yesu Kristo. Yesu niwe buruhukiro bwacu. Ndabwira abapagani, ndabwira abatubaha Imana, abakiri mu mwijima, Yesu niwe buruhukiro. Va mu kuruha, va muri ibihe birushya, va mu isezerano ry'abapagani, va mu isezerano ry'abatubaha Imana, basha kugarukira Imana, uje mu mahoro, uje mu buruhukiro. Yesu niwe buruhukiro bwacu, niwe buruhukiro bw'imitima yacu, niwe buturo bw'imitima yacu, niho tubonera amahoro, niho tubonera agakiza. Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Kadusenge dusoza. Uhoraho Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza bashije Mwami Data kwamamaza ubwami bwawe. Yesu Kristo w'i Nazareti, ndashima ko tumenyesheje ibihe by'imperuka. Mwami Data nyiribihe, ndagisabira buri wese ngo amenye kubara iminsi ye, bituma tunga umutima w'ubwenge, nguko Dawudi yabivuze. Aravuga ngo nigishe kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Cyo cyatumye yakoresheje igihe ciwe neza. Mwami Data arasinzira, aragisoza neza, arasinzira, ashigwa kuri basekuruza. Ndasabira abantu bose bo muri iki gihe cy'imperuka ngo bashe gutahura ibihe by'imperuka, kugira ngo Mwami Data bitoranyirize gukorera Imana. Mwami Data bahitemo gukorera Yesu, kuba mu isezerano ry'umwuka wera, kuba mu isezerano ryo guhanura, kuba mu isezerano ry'iyerekwa, kuba mu isezerano ryo kurota. Mwami Data nyiribihe, bave mu isezerano ry'ukuruha, ry'ibihe birushya, ry'umuruho. Mwami Data nyiribihe, n'ibiza by'isi. Mwami Data gitare gikomeye n'umunsi w'Uwiteka uzazira amahanga yose, umujinya w'Imana uzazira abatumvira Imana. Ndasabira abari bose bakiri kure, Mwami Data nyiribihe, imitima yabo ibashe gukizwa, ijambo ry'Imana ribagereho, bakizwe, bave mu byaha, bave mu bibishya, bave mu mujinya w'Uwiteka, bave mu mujinya, bave mu munsi w'Uwiteka uteye ubwoba, bave mu munsi wo guhanwa Mwami Data no kurimbugwa no gucibwa. Ahubwo Mwami Data baje mu maraso ya Kristo, baje mu mbabazi z'Imana, baje mu rukundo rw'Imana, buzura umwuka wera. Mwami Data uzabahisha ubugingo, umwuka wera w'Imana niwe uduhesha ubugingo. Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'iki gihe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, gufasha abantu no gukiza Mwami Data no kubohora abantu bose bagakizwa, bagahinduka abigishwa bawe muri iki gihe cy'imperuka. Asante uduhe imbaraga zo gukorana umwete mu gihe cya nyuma. Ni mu izina rya Kristo twizeye, amen.